Reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. None reka tubone rero kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Mu mujyi wa Kigali abantu benshi bakaba bacitse igikuba bakimara kubona ibyaje kugaragara mu kirere, dore ko ari ishusho yaje kugaragara mu kirere ariko iyi shusho ikaba idasobanutse. Abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bibaza iby'iyi ishusho. Iyi ni inkuru natwe rero tubonye reka tuze tubagezo update zayo. Aha abantu benshi bakimara kubona iyi shusho yaje kugaragara bahise bagira ubwoba barakagarana. Abafite imitima ikomeye bahise bahagarara cyangwa se bamwe baricara bararambya bareba iby'iyi shusho yaje kugaragara mu kirere. Ushobora kwibaza uti ese kugira iyi shusho ize kugaragara mu kirere haba haje kuba haba iki? Ese yapfuye kuza gusa? Abantu benshi rero bakaba bakomeje guterwa urujijo n'iby'iyi shusho yaje kugaragara mu kirere mu mujyi wa Kigali. Bikaba byaje kuba nyuma y'uko hasaga naho imvura igiye kugwa, birangira rero ikirere cyererutse gihita kigaragaza ishusho imeze gutya. Ari byo rero tugiye kuza kugira ngo tubavire imuzi n'imuzingo kugira ngo muze gusobanukirwa neza iby'ishusho, dore ko bamwe bakomeje kugenda banatangaza ko isi igeze ku iherezo, isi igiye kurangira. Reka tugusa rero kudutega amatwi ugere ku musozi w'inkuru kugira ngo uze kuza kuyisobanukirwa. Mbere yuko tubigarukaho ku buryo burambuye, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, none bagiye gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Ikaze tudatinze rero reka twanzike n'iyi nkuru. Ni inkuru iri kugarukaho cyane mu binyamakuru, ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakaba bacitse ururondogoro bakimara kubona iby'iyi shusho yaje kugaragara mu mujyi wa Kigali. Ikaba yagaragaye mu kirere. Ushobora kwibaza ese ni akahe gace yaje kuba yagaragaramo? Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho cyane, imvura ngo yabaye nk'aho igiye kugwa. Nyuma y'uko imvura ibaye nk'aho igiye kugwa, igicu gisa naho kijimye mu gihe kitarenze iminota 30. Igicu gisa naho kigenda kireruka gahoro gahoro. Bagiye kubona rero babona mu kirere hahise hahinduka ukuntu bya bicu byaba biri kugenda bisa naho bitatanye, bigenda byereruka buhoro buhoro. Birangira rero bikoze iyi shusho namwe mukomeje kugenda mubona kuri screen zanyu. Ibi bikimara kuba abantu basa naho bahiye ubwoba cyangwa se basa naho bahise bagira ubwoba barakagarana. Bamwe baricara bararambya barareba. Abafite imitima ikomeye nibo rero baje guhagarara, abandi baricara barareba batega ubwoba n'ibyaje kuba byagaragara mu kirere. Abafite imitima yoroshye rero nabo bakagaranye birukankira mu mazu. Iyi ni inkuru yakomeje kugarukaho cyane mu binyamakuru, ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri iyi shusho yaje kugaragara, dore ko iyi shusho yaje kugaragara yagaragayemo umuntu, ndetse uwo muntu asa naho yari arimo araguruka, ndetse ku maboko ye bigaragara ko hari undi muntu ahahagaze. Abantu benshi rero bakaba batewe urujijo n'iby'iyi shusho, ndetse bakaba bavuga ko isi ishobora kuba iri kugera ku iherezo ryayo, kuko ibi ni ibintu bidasobanutse cyane. Nyuma y'uko rero nanone haje kugaragara indi shusho yateje abantu benshi urujijo. Iyi shusho yari iya Yesu, nayo yasirikiye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakomeza kugenda bibaza batese ibi bintu ko bitari bisanzwe byaba biterwa n'iki? Ni inkuru rero ya
yarindinze cyane ayishusho ya Yezu none yaje kuba yagaragara muri buno buryo, ariko iyi shusho y'uyu mugabo waje kugaragara yo ikaba yateye abantu benshi impungenge ndetse inabatera ubwoba, kuko ntabwo barimo barasobanukirwa neza iby'uyu umugabo waje kugaragara muri iyi shusho, dore ko nk'uko yaje kuba yagaragara muri iyi shusho bigaragara ko ku kuboko kwe hari undi muntu uhahagaze, ndetse ari nabyo byateye abantu benshi ubwoba, bibaza bati se aya yaba ari amadayimoni, yaba ari imyuka mibi, byaba ari ibiki? Ariko benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko ari isi igeze ku iherezo, igisigaye ari uko isi igiye kuba yarimbuka. Ushobora kwibaza nanone tuze iyi shusho ikigaragara muri ubu buryo yamaze igihe kingana iki mu kirere, se na n'ubu yaba ikirimo? Ni amatsiko rero ushobora kubihise ugira muri kano kanya. Ni ukuvuga ngo iyi shusho ikimara kugaragara mu kirere, ngo abantu benshi bakangaranye barayitegereza cyane, ngo yamaze hafi igihe kingana n'isaha yose iri mu kirere, umuyaga ugenda uza uyijyana aho ushaka, ukongera ukayigorora hahandi yatangiriye igaragara. Abantu rero bakaba bibaje bati se iyo ari igicu gisanzwe akwiye ko uyu umuyaga uje uza ukagitwara ukakijyana aho ushaka, ndetse ntikibe cyagaruka handi cyari kiri, byaba biri guterwa n'iki ko iyi shusho iri kugenda izenguruka ndetse bigaragara ko itagenda itana? Kuko iyo ari igicu gisanzwe umuyaga ugihuhamo ukagitatanya, ugasanga igicu kimwe kigiye hano ikindi kigiye hariya, cyangwa se ugasanga igicu gifashe uruhande rumwe ikindi gifashe urundi, uburyo cyari kimeze cyangwa se isura cyari gifite igahita itandukanwa n'umuyaga. Ariko iki ngiki cyo ntabwo ariko byari bimeze, umuyaga wazaga ukagihuha kikagendera hamwe, kikagenda kigafata ahantu runaka kikahagarara, mu kandi kanya kikongera kikagaruka kigarurwa n'umuyaga kigasubira hahandi. Bisa naho byabaye ari nka filime, abantu benshi bakomeza bibaza bati se ibi byaba ari ibiki? Byaba ari isi igiye kurangira nk'uko byahanuwe bikomeza kugenda bivugwa ko isi yageze ku iherezo? Iyi ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, iyi sura cyangwa se iyi shusho yaje kugaragara muri buno buryo, ikaba yaje kumara igihe kingana n'isaha yose izenguruka mu kirere. Nyuma y'uko rero isaha ishize iki gicu cyaje gutatana, kiratatana, kimwe kijya ukwacyo n'ikindi kijya ukwacyo, yasura uburyo yagaragaragamo cyangwa se uko yasaga bisa naho bihise bitandukana. Iyi nkuru rero ikaba iri kugarukaho cyane, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru, aho abantu benshi bakangaranye, bamwe bagira ubwoba abandi bakwira imishwaro bakimara kubona iby'iyi sura itaje kuba yasobanuka, yaje kugaragara mu kirere mu mujyi wa Kigali. Natwe rero twari tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru, gusa benshi bakaba bavuga ko ari imyuka mibi, abandi bakavuga bati n'isi yageze ku iherezo. Nk'uko ngayo rero iby'amakuru yari yakomeje kugenda agarukwaho, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tugezeho update z'aya amakuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntunibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, inkuru zacu ujye zikurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashare cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime, n'ibibi nabyo bineye, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.